bavuga ibigondanye umuhoro ukarakara wabaye uretse tukumva nanjye nsigaye mbona nkukeka warahindutse none se gushaka n'ibintu yego ariko ugashaka twabiteguye nk'umuryango none se ntabwo naje kubasaba nkanabakwera wewe ntabwo tuzagukwera komeza natunyibwire umutwe yikoreye ari ishu ntabwo mbizi ubundi wari wabona amata yivanga n'amaminirwa reba amafaranga yose ntiwigurira ipantaro ntagakweto ugira umeze nk'amayobo y'urwigenge wayamariye umukobwa udafite umumaro udafite azakumarira yirwa urukundo amahomva y'uyu mukobwa jya mu murima iyo tuvuze kuri igihozo ntabwo ubundi yarakuruzi kuki buri gihe utatwumva gukurikirana ibyo uyu muntu ari kuvuga cyangwa uri kumva hari ikintu numvise umugore wanjye yaraje nimugoroba ubu naturutse Kigali nsa nk'uneka ngo umenye ibyo ari byo ibintu numvise kuri telefone asa nk'ugambana agambana n'uburozi nawe ubuvuzeho ni ibiki byagenze duhora tuvuga yuko gihoze yarose umusaza wacu amafaranga akora tumenye ahantu yajyana nta pantaro agira nta rukweto agira ni uguhora ameze gutya agenda nk'igishushushungwe kigenda uruzuye maze rero reka tujye kureba urutoki ntakiri naje naha ejo bundi numvise ngo banyibiye ibitoki mu rutoki muri wa murima mukecuru yampaye ndashaka ko tuhagerana ariko ibyo bintu ndashaka kubikurikirana neza uyo nusi ndashaka kubikurikirana n'amagambo y'abagore yewe hanyuma rero musigare muhinga katube duhinga nanjye ngiye kugera mu rutoki hariya amagambo y'abagore kangera yo inaha ngo hari abajura banyibiye ibitoki reka bahinga ndaje mwana muko ndavuze ngo ngwino wicare hano ubu tuvuga ntabwo ngwino wicare hano hari icyo nshaka kukubaza ndashaka ko wigira hano hino tukavugana hari icyo nshaka kukubaza ese ko mbona utinya kunyegera byagenze gute ko mbona ufite isoni ku maso ngwino kuri iyi hano hafi yanjye utinya kunyegera ko mbona ufite isoni wari uzi n'amakuru yanjye nanze kurya amakuru akawe nari ntegereje hano imyitwarire yawe isigaye incisha muri uru rugo uvuye he twagiye na gihozo ni gihozo numva utangiye kubivuga mu rundi rurimi ni gihozo twari turi kumwe rero kumwe na gihozo ubu kandi wari uje ubundabundi uzi ko naryamye oya ni uko nari nanze kubasakuriza ntabwo nari nzi ko waryamye aya masaha ni sangahe ntabwo mbizi telefone yazimye uri murumuna wanjye urashaka se kwigira nka musaza wawe ahangaha nawe mbona usigaye utaha ibicupa ese si uyu munsi byabaye none se ubu ntabwo ushaka kunteza umutwe uzi ko ejo bundi nakwitambikiye nkamubeshya kugira ngo ndebe ko wamara kabiri hano nyine mbabarira ngubu n'ejo byabaye ntabwo bizongera uzi ikintu ngiye gukora ngiye guhamagara mukecuru oya mbabarira n'ukuri wihamagara mukecuru umaze kugira imyitwarire mibi hano muri uru rugo ku buryo icyazaba cyose byazagaragara ko ari igihe waguhishiriye ukuri ndakwinginze ndisubiraho mbabarira ndakwinginze ni ukuri kw'Imana ndagusabye imbabazi ntabwo bizongera muko ubuze ikintu ngiye gukora uzi ikintu ngiye gukorera ngiye guhita mpamagara mukecuru tuvugana ni ukuri mbabarira aza gutware cyangwa ashaka yagushyiranye ntabwo imyitwarire ashobora muri uru rugo sinakwakiriye muri uru rugo umugabo akaba bagiye kuzanyirukana kubera wowe ukuri ntabwo ari byo nari ngambiriye uriya rero w'imvuga y'igifaransa genda ujye kuryama ibisigaye tuzabimenyesha nanjye reka ngende niryamire nta mpamvu yo kunda amasho ngaho uramuke none se ubundi ntabwo ndi burye ngo ntabwo uri burye urarya kuko wakoze iki nta biryo bihari uzarya ejo wakoze ngaho genda uryame nahesha tuzabisubiramo mpamagara na mukecuru
wanjye Migambi. Kinywanyi bezo. Ba inshuti yawe se. Uhinga sha. Ubizi nitwarira mwenye. Ariko se muri iki gitondo, muri iki gitondo. Zamuka ntabwo tuyambira. Ntabwo naza muri cyo. Ariko umuntu w'umusore nkawe. Ntabwo naza muri cyo cyaka. Uramuka watebeje. Unanirwa kujya genda kora. Uje kunamisha abakozi, uri kwiga ugende watebeje, wagiye ukora sha. Wampa n'indi mikandara ngweba. Aho kaho kinywanyi. Yakwitamira imihembe. Kinywanyi. Kurambaza iki? Nagutwarira. Inshuti yanjye. Nawe nawe. Usirimu yego nakoresheje ubusirimu. Cyaje hajya ngo iki? Mubwiye. Ngenda bibona. Haye kugura nk'umukobwa uzagushakaza buri ko ashatse umugabo cyaza buri ko ashatse ikigori. Banza unyumvire. Buri muntu arashishi afite. Ntabwo ki. Wowe uruhinzi njye ni umusirimu. Ezo bose bana bameze nkaho reba dutemberanye. Ubu hari icyicaro bagwa. Ubu arashishi afite. Hari icyicaro bagwa. Ngwego byo kutega. Abaho gutaho. Kandi mu mufuka yacu kirimo. Oya papa. Nta telefone. Rero reka ngubwire. Wo kujya yigenda natebeje. Natebeje. Yo ngorere kanu kagakunjo mwana. Ko songiza abasore zihanza hawe. Jewe rero wo kugira ngo ngende nawe ndi bupataro gusa nacyo kirimo. Nagira amafaranga. Urumva ibyo ni bigambo byawe. Wese kwirwa umeze nk'ibimasa bya kera uhinga nki. Reka ngubwire byahe nazaseka data kabisa. Ahubwo reka twagushwana turabavandimwe. Dushwana se nyine nashwana nawe dupfike. Reka nguhe diyo. Genga nibwenge nawe. Ubwira kan ariko. Ubwira kan. Nuko urabuzi nawe rusatsi rwakwereraho. Ubwira kan. Reka ngubwire kan. Migambi rero urabizi. Ndeba banzu ndebe. Shavuga ibyo uvuga mwana. Ngiye kwitemera imyembe zo. Banzu ndebe ariko vuga ibyo uvuga. Muhaye umwanya rukunegeka ari gukuvuga ibyo bwawe n'igenge. Shikabana bakutwumvira. Uzi ko dukundana twarira. Urabizi. Kubitubangura mwana. Rasakunirwa. Noneho urabizi ndimo ndarambagiza. Mubizi se wa mutipo kazi wanjye. Mama giho rero narinje kukureba. Ntago duherukana pe. Ntago duheruka. Nk'umucuti wanjye hashize igihe pe. Nene ngukumbuye nuko. Yo nasize cyagiye umbwira ngo umwana gihozo se ubu bigeze he? Niko yakunda. Ariko agenda imbwa zamurigase mu kirenge. Meze uteze. Shandawo. Reka ngo guhe inkuru. Izime neza rero. Simbi. Nizo mba nyene. Simbi yagiye yabonye buruse yo kujya kwiga hanze. Mama giho ngo yabonye iki? Yabonye buruse yo kujya kwiga hanze. Namashimwe menshi. Yo. Isi nk'umuntu w'inshuti yanjye. Cyo kuza abantu b'intangaha n'abanyeshyari. N'abanyamagambo. Ariko ngewe. None rero ubwo ngubwo ndagira ngo urarabira iby'ubukwe turimo turabinoganyage nawe. Kandi ndabizi nawe diriri hafi. Ariko hasi bizapfa bwanageze kuri uwo munsi kuko uri kwifata nabi. Dore noneho nkwereke. Wowe urambagiza biravuna mwana. Ndashaka ko ni muri minsi ariko wabaye cyo gituni ugiteme. Let's ibiti se nashaka kirandu. Na kirandu wase birabiki. Wose agaciro ka avoka. Voka barayirya none se voka bayigira bati. Umva nyine nkubwira. Ubu sinananyura nkayihubura. Wowe ndashaka ko buri 2020 ndashaka isokanira wa mukobwa muri minsi. 20 nzabiguha wa kagahera. Hariya kwa kwezi gukurikira ukwa karindwi n'ukwa kangaya. Ukwa kangaya. Ndagushinyitse. Ariko wa gatatu. Ndagushinyitse. Udasetse. Usetse nakubyara. Kandi sinabyara umuhungu nkawe giye kazi. Ati rohinga nk'ikimasa. Ndagushinyitse. Urumva? Ndagushinyitse. None niba ari ikimasa mpinga nk'ikimasa uje kwaka amafaranga ikimasa. Ariko usundi miga undi ikindi wakora atari guhinga. Umva. Ahubwo iyo bibishoboka. Yaho kwikiraga amasuka nkane kipero kahagishiza kipeyi. Nabyo byakubera. Uribuka cyane turi kamera nzovu. Umbwira ijambo ngo igenda gusabaga ko nakubera pare nawe ukambera undi. Uri hariya muri kamera nzovu. Wambwiye ko ndi iki? Mvuga ijambo zanasubira. Ngo ndigaji. Nuko usa nk'ingagi. Nanone cyabisubiramo usa nk'ingagi. Ahubwo ngiye nkubwira umunsi wo gusenga no gushaka abanyamasengesho babaho bagasengera ubukwe bwabo. Cyangwa se yaba ari nk'imwe bya kera umutipa akabona bamukurabutseho ninjoro gusa. None se uje kwaka ingagi amafaranga
uje kwaka ikintu shaho ntacyo bihuri gusa ngiye nta kintu waza umva ngubwire seti rwose kumwana wamagayitse mu bisho umva ngubwire rero twajyana tayi umva ngubwire uranyumviriza ntabyo ayo nkurikiriza mbwira mafaranga ibihumbi 20 kudakora wirirwa ugenda wajya ngo imbwa zakurigase mu karenge uzayama ukuye zana telefone yawe telefone kuzangahe Oye nyine nibyo si wabimenya iyi telefone nyine kuzangahe wabimenya se urayizana muhije 20 numara iminsi 5 utarayazana telefone wetu yiwe ntabwo naguye iminsi 5 nakuye kwezi kwa kuri kurikira nyine telefone nyine nyikoresha nyine nandi uko smart iyi niyo nteretesha ngo ndaguha telefone kare bari banza we ariko migare bikuntu sibyo bari ngengaye meze nk'ingagi uzi ko igipande kimwe hari akantu usa nk'intuza we nizere ko ariko nta bantu benshi wabibwiye nizere ko nta bantu benshi wabibwiye kuko aha ngaha ugiye kuhakirira ndabizi wowe niwe munyamabanga wanjye mbitse ibanga yose ndayabitse nta na rimwe nari navuga pe ntukagira ikintu ni ukuri ntabwo nayavuga urazi ko amasheri y'aha ngaha uri kubimbwira nk'uko ubivuga ni menshi hari ikintu usa na kimwe wari wumva hanze bose uzambara mbikira ibanga ahubwo ejo bundi uzi ko hari abagore byazinduye bakaza iwanjye bakaza kumbwira inkuru zifashe ndazikubwira nawe urazigira mva kuba nari ngukumbuye gusa nicyo kinzanye ngo ngwikize uzi ko bambwiye ngo hari umukobwa ngo hari umuhungu ngo witwa ngo Migambi waba uvuga ture nk'ingurube kumeze ivuga umva oya avute yanduza mwana ko intoki zawe zikeba iyi sigura ngahe iyi telefone ngurishije ibitoki byo bitanu ngurishije ibitoki byo tokize sibyo urya imisuzi kaba myinshi koza mu butoki ngaho ndeka mwana uri gutuma ngoma kandi miga naje hari ahantu uzankinira hinga nkwishu ahantu uzankinira bagwisuka basha hinga n'ibya bagwisuka hinga nkwibu bitanu n'ibya uzabiraga n'abana bawe umva maze mbwiye umva migambi ariko ndambwiye ariko zana telefone ubwo wowe wazana umugore na suryo ni igiki yakwemera ko naje ari byo nakugira hina ndekaje kwigishiriza abahinzi mbabara cyane we banza unkemurire ati idiri yesi ni we nakwatse mu kunya ndashaka kwisokanira umujyama ku wa gatatu yezo kunda bamvuye mu murima ari amasaha akazi wanyu umva nkubwire migambari kandi miga umva nkubwire cya rwose reka ingagi ureke n'ikimasa cyikoresha ko hari umuntu wataye umuhoro mu rugo nzawukuzanira mwana wowe bishoboye kuwukoresha ni wa nyoko amahoro utaba wa nyoko ushaka kugurisha oya ubu ni watangiye kugitera bolo za mama wawe ni umutipe waje mu rugo arawibagira none se ko wibagiwe n'uwawe cyangwa miga n'uwo nguwo none se ko wibagiwe n'uwawe konde babisa tangiye gukora kora agahungu ariko reka mbaze umva nkubwira ariko maze wagutoza mu isenga ukabana n'ipyisi era wamenya no gushaka amayira ubundi wakeka guhembera kujya wivuga ubugambo gusa no kwigugenda usebanya ngo abantu bafite amabinga umva turagize byo ariko wininze kandi mukanyi wawe namamagaye genda nimugoroba ninjira mu rugo zo kuzatwara kandi uzi ufite ingwate ayo myenda niyo se myenda niyo imyenda ka mutipo nayibonanye ha ubwo twanzwi gukundana ngo niba ari na gihozo abo se babikuye Migambi sura muzi Migambi mujye utuzanira imbuto hano uzi ukuntu bamutaramanye iwanjye uzi ukuntu bamutaramanye agahinda kakanyica abagore sura abayobowe n'amagambo yabo uramenye ujye umbikira ibanga wa mukobwa we ni wowe munyamabanga wanjye njya mbwira ibintu byanjye nzaribika rero ubwo nugenda ukabibwira rubanda ibyo n'akazi kawe ngenzi ko mbika ibanga ngaho reka ndebe ukuntu najya gutekera abana ko nyine tuzasubira ariko mbonye inkuru we shawubwiye inkuru pe ni ukuri sawa nawe kereka njye gutekera abana sha bagende ku ishuri ubwo ngubwo tuzasubira si ngaho genda sha miga wambabariye ko nanjye uzankinira miga reka nkureke umva sha miga umva sati ahubwo nibagiwe urafite se umva ngiye kukuguriza Bravo. oya Dikora oya umva ndashaka gutura
zikoremo umva uri kumubwira tu ndashaka gutuma banzu zikoremo oya ariko jya ndashaka gutuma umusheri wanjye amazina aserereza ishati yonyine narwo rwaba ari uruhima ari amazina aserereza kugira ngo ugire ishati sibyo ndashaka yo nzima ndashaka kumukorera icyo bita surprise ni ishati imwe nzima urumva iyo ufite yarambwiye ubushize ngo ngira ishati imwe muri ko uzi kwitaho ufite umukobwa rero shaka nubwo ukubwira akakubwira kureba ariko se cya gikweto bakoze mu ipine ry'imodoka nicyo noneho njyewe umva nkubwire ndashaka kuguha ibihumbi ishati nziza igura ngahe 5 yakwa gasuzuguro k'imbwara